ashimwe abana, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye kunezerwa igitondo cy'uyu munsi ko twongeye kugaruka mu iteraniro ryacu turi bazima dushima Imana. Ndabizi neza aho twicaye nanone dufite amatsiko, turimo turibaza ati harya bigiye kugenda bite? Icyo nzi cyo nuko bigiye kugenda neza. Yesu ashimwe. Ndabizi ko muri kunyikiriza rwose. Imana iduhana umugisha aho turi hirya no hino hatandukanye. Turashima Imana rero umunsi nk'uyu k'Imana yongeye kuwutugenera kugira ngo twongere kuwubamo tunezererwemo nk'abana batoya. Turabizi neza ko Imana idukunda cyane. Bwira mugenzi wawe nimba mwicaranye, Imana iragukunda. Ndabizi neza rwose ko twese twabikoze. Hanyuma rero tugiye gutangira gahunda yacu y'iteraniro dushima Imana, tuvuga ngo Mana turagushimye ko wongeye kuduhereza undi munsi mushyashya kugira ngo tubishimiremo nk'abana batoya. Turashima Imana rero kubw'ibintu byinshi yakoze muri iki cyumweru. Bamwe yaraturinze ku mashuri, abandi yaraturinze mu kazi, yaturinze ahantu henshi hatandukanye muri gahunda nyinshi twagiye tugira. Turashima Imana rero ko yabanye natwe. Ni nayo mpamvu akanya nk'aka tugiye kwifata neza, hanyuma dusenge dushimira Imana mu isengesho tuyibwira ati Mana turagushimye ko wabanye natwe, Mana turagushimye ko wadushoboresheje. Hari n'abatangiye gahunda y'ibizami bakigera ku mashuri. Turashima Imana ko Imana yabashoboje. Bamwe murimo muratsinda, ndabyizeye ko muri gutsinda, kandi n'ibindi muzagenda mubitsinda. Hanyuma tuzamure ishimwe dushima Imana tuyibwira ati Mana wabanye natwe turagushimiye. Hanyuma tuyereke na gahunda tugiye gutangira akanya nk'aka, tuyibwire ati Mana tukweretse iteraniro ryacu, ngwino utangirane natwe, uze gusozanya natwe tugushima ko watugiriye neza. Reka twifate neza. Ubushize nababajije uburyo umuntu iyo agiye gusenga ukuntu abigenza. Ndabizi neza ko bamwe mu kibyibuka. Reka noneho twongere twibukiranye tuvuge ati se harya iyo tugiye gusenga tubigenza gute? Twifata uko dushatse? Oya, ndabizi neza ko twese twubaha Imana tukifata gutya cyangwa tukifata gutya, hanyuma tugahumiriza ku maso yacu. Reka mbasabe twese tubikore, hanyuma Imana itugirire neza. Imana ibahe umugisha. Ndabibona rwose ko bamwe mwatangiye kubikora. Imana ibahereze umugisha. Ngaho reka duhumirize ku maso, dusenge, dushimire Imana, tunayiragize ino gahunda tugiyemo kugira ngo izibane natwe. Imana iduhane umugisha. Mana turagushimye kuko uri Imana nziza, turagushimye kuko uri Imana ikomeye. Twongeye kugushima igitondo cy'uyu munsi Mwami, kuri kumwe natwe ukiturinze. Mu izina ryawe rikomeye Mwami tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyumweru cyose, waraturinze aho twagiye duca hirya no hino, yaba ku mashuri, yaba mu kazi, yaba mu mirimo hirya no hino itandukanye. Turagushimiye ko wabanye natwe ukatureberera nk'Imana, ukaturinda Mwami Imana yanjye, tuguhaye icyubahiro. Akanya nk'aka twongeye kugushimira Mwami ko nako wakaduhaye, tuguhaye icyubahiro. Ngwino ubane natwe, utugirire neza buri gahunda yose Mwami iri gukorerwa aha ngaha. Turaguhamagara kugira ngo uze ubane natwe, utuganirize mu ijambo ryawe, ubane natwe mu kukuramya no kuguhimbaza, ubane natwe Mwami. Buri gahunda yose tuyigushize mu biganza kugira ngo ubwiza bwawe bumanukire kubana natwe. Turagushimye Mwami, turaguhimbaje. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kunezerwa cyane rero. Ndabizi neza ko namwe mukinezerewe kandi murakomeza kunezererwa birenzeho. Turashima Imana rero igitondo cy'uyu munsi. Ndabizi dufite amashimwe menshi, ariko turayakusanyiriza hamwe mu guhimbaza no kuramya Imana, sibyo? Imana rero ibahereze umugisha. Tugiye guhaguruka. Niba twari twicaye mu ntebe n'abari bahagaze bakomeze bahagarare. Tugiye guhaguruka rero duhimbaze Imana, tuyiramye. Nushaka usimbuke, nushaka uvuze impundu niba ubishoboye, nushaka umanike ibiganza, icyo uri bukore cyose mu buryo bwo guhimbaza Imana no kuyiramya. Imana iraduhereza umugisha twese, sibyo? Twirinde kurangara, nturebe hirya no hino, ahubwo urebe imbere y'Imana, utumbire Imana yawe, uyibwire ati Mana naje kuguhimbaza, Mana naje kukuramya, Mana naje kuguhereza icyubahiro. Imana iduhane umugisha. Let us thank God for the lovely things He has given us.
again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Yesu ashimwe yongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo. Hari hashize iminsi tutabonana ariko nshimye Imana yaduhaye uyu munsi kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga ku nkuru. Izo nkuru twigaho ninde wazitubwira? Twongere twifatanye twibukiranye inkuru tumaze iminsi twigaho. Inkuru tumaze iminsi twigaho ni iz'abantu Yesu yagiye agirira neza akabakiza bari barwaye. N'uyu munsi rero turi buze kwigira hamwe inkuru y'undi muntu Yesu yakijije. Ndagira ngo mbasabe dufate Bibiliya yacu dufatanye twese dusome ijambo ry'Imana. Abadafite Bibiliya mutege amatwi basomere hanyuma dukurikire tugiye dusoma muri Yohana ibice 5. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyuzi. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu aramubona aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo ni nde wakubwiye ngo wikorere uburiri ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo wari we, kuko Yesu yari yagiye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Amen. Iyo niyo nkuru tumaze gusoma. Twumvise yuko Yesu yari agenda ngo agera ahantu ku kidendezi cyitwa Betesida. Hanyuma ngo kuri icyo kidendezi ngo hariho amabaraza 5. Tubigereranyije n'iki gihe twavuga ko hari nk'abantu bari barwariye ahantu mu bitaro bifite etaje 5. Ariko icyo gihe ntabwo bari mu mazu, bari ahantu hafi y'amazi, hari amabaraza 5 abantu bagiye baryamaho barwaye. Ngo abantu harimo abantu barwaye indwara zitandukanye, harimo ab'impumyi, harimo abamugaye, harimo
indwara zitandukanye bose bari aho ngaho bategereje ngo kuri icyo kidendezi ngo marayika iyo yazaga akajya muri ya mazi ngo amazi yarihindurizaga ngo hanyuma umuntu wabanzaga kujya muri ya mazi agatanga abandi ngo yahitaga akira indwara ze. Abantu rero marayika yarazaga amazi akihinduriza abantu bagatanga wa muntu kugera muri ya mazi bagakira, ariko we ntakire. Ngo arakomeza akaryama aho ngaho, ntabwo yari afite umubaza kugira ngo amufashe mu gihe marayika aje amusindagize amujyane amushyire muri ya mazi atanga abandi bagakomeza bamutanga kuko ari wenyine adafite umusindagiza kandi yari amugaye atabasha kugenda aguma aho ngaho. Ariko mu gihe kimwe Yesu ngo ahageze ngo araza agasanga aryamye, ngo aramureba abona amaze igihe kinini arwaye, amugirira impuhwe aramubaza ati se wowe bimeze bite ko abandi bakira, bimeze gute gukira aha ngaha kandi ko muhamaze igihe kinini? Undi baramubwira ngo abandi baraza ngo bakabafasha bakabashyira mu mazi bagakira, ngo marayika iyo yaje akajya mu mazi abandi barantanga, ngo mu gihe mba nkigerageza nshaka kujya muri ya mazi kugira ngo nkire abandi bahita bantangamo njyewe sinabona uko nkira. Yesu aramubwira ngo ibikorere noneho uburiri bwawe mugende, ngo akimubwira ngo ahita arakira. Arangije ngo yikorera uburiri bwe aragenda. Ageze imbere Yesu ageze imbere byagiye abayuda baramubaza ati se kubera iki wikoreye uburiri bwawe ku isabato? Ku isabato ntabwo babaga bemerewe gukora imirimo n'ibindi bintu bitandukanye, wabaga ari umunsi wagenewe gusenga gusa. Hanyuma barababwira ngo uwanyijije niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Baramubaza ngo wagukirije ninde? Arababwira ngo ntabwo namumenye, ntabwo yari amuzi, ntabwo yari azi Yesu ntiyari amukije uwo ari we. Hanyuma abayuda ntibamenye babashije kumukiza, ngo uwo mugabo aragenda ubu abaye ubuzima barakize. Ngo hanyuma uwo mugabo igihe kimwagi yicaye mu rusengero, Yesu we yari amuzi, Yesu yari azi uwo yakijije, ariko wa wundi bakijije ntabwo yari azi uwamukijije, ntabwo yari azi ko uwamukijije ari Yesu. Ngo Yesu baraza baramusanga aho yari yicaye, baramubwira ngo rero wowe n'abakize ntuzongere gukora icyaha ukundi, ntuzongere gukora ibyaha kugira ngo utazabona ishyano rirenze ibyo waba ufite. Amen. Iyo niyo nkuru uyu munsi, ariko si iyo nkuru uyu munsi iratwigisha iki nk'abana? Icya mbere iratwigisha yuko Yesu akunda ubuzima bwacu, akunda ko tuba bazima, kuko Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo kudukiza indwara zacu zose. Ariko si icyo cyonyine, icy'ingenzi cyane ni uko Yesu ashaka yuko anatubabarira n'ibyaha byacu, kuko afite ubushobozi. Niyo mpamvu yadupfiriye ku musaraba kugira ngo adukure mu bubata bw'icyaha, tubashe kumukurikira tudafite icyaha. Rero Yesu nubwo yita ku mubiri wacu inyuma, ariko icyo yitaho cyane cy'ingenzi cyane ni iby'imbere mu mubiri, ubugingo bwacu. Yesu adukiza indwara kuko ari umuntu ufite ubutware n'ubushobozi bwo gukiza indwara, ariko ntabwo afite ubutware bwo gukiza indwara gusa, ahubwo afite n'ubutware bwo kudukura mu bubata bw'icyaha, ntitwongere gukora icyaha ukundi. Uyu munsi rero ndagira ngo buri mwana wese ahantu ari atekereze ku bintu yajyaga akora bitari byiza, avuge ngo Mana umbabarire, umpe ubushobozi sinkongere gukora icyaha ukundi, kugira ngo tubashe gukurikira Yesu tudafite ibyaha. Amen. Yesu nicyo cyamuzanye, yaradupfiriye kugira ngo tubashe kuva mu bubata bw'icyaha. Nk'uko twabonye uwo mugabo ntabwo yabashaga, ubwo marayika yazaga mu mazi, amazi akihinduriza, yahoraga uwamusunikira rero mu mazi kugira ngo akire. Yarabuze uwo muntu kuko yaramugaye. Niko natwe rero tumera, ntabwo twabasha kwikura mu cyaha keretse gusa iyo twizeye Yesu Kristo akatubashisha akadukura mu cyaha. Amen. Dushima Imana cyane kuko Imana idukunda, itwifuriza n'ibyiza. Tugiye kuririmbana akaririmbo dushima Imana kubw'urukundo rwayo idukunda. Kamasabe twese duhaguruke dufatanye kuririmba ku karirimbo ndabizi ko mukazi. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are
Yes, I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves us. The Bible tells me so. Iyo ndirimbo ni indirimbo nziza itubwira uburyo Yesu adukunda, kandi urukundo dukunda dusanga mu ijambo rye nk'uko twabisomye. Rero ni byiza ko dukomeza kuzirikana yuko Imana idukunda kandi twifuriza ibyiza. Ndagira ngo babaze rero abakurikiye, turebe bakurikiye ijambo ry'Imana, ninde wabwira uwo muntu Yesu yakijije yari amaze imyaka ingahe aryamye nko ku kidendezi? Yari amaze imyaka 5, yari amaze imyaka 10, yari amaze imyaka 2, cyangwa yari amaze imyaka 38, yari amaze imyaka 38 ari aho ngaho ategereje umunsi wo gukira. Uwo muntu se ahantu yaryamye ngo hitwaga gute? Hitwaga Betsaida. Iryo zina se ngo riri mu kihe kirimi n'indango n'ikinyarwanda? Ni Igiswahili se? Ni Icyongereza? Oya, ni Igiheburayo. Ngo ryari izina ryo mu Giheburayo, aho hantu niko hitwaga. Imana ibahungisha cyane ko bakurikira ijambo ry'Imana. Ninde wanyibutsa big picture? Iyo tumaze iminsi tuvugaho buri munsi uko duteraniye tuvuga kuri iyo big picture. Big picture irabaza kubera iki Imana yaremye abantu. Imana nje nawe yaturemeye iki kugira ngo dukore iki? Imana yaturemye kugira ngo tuyikunde, tuyirane, tunayihe icyubahiro. Siko twabivuze? Kongera tubisubire ku cya mbere, tuyikunde, tuyirane, tuyihe n'icyubahiro. Imana ibahungisha. Rero ndagira ngo mu minsi yacu ya buri munsi dukomeze dukunde Imana, tuyirane, tuyihe n'icyubahiro. Ariko dukomeze kuzirikana yuko tugomba gusaba Imana kugira ngo itubashishe kureka ibyaha. Ibyaha ni bibi, ni ibintu bidutandukanya n'Imana. Ariko tutari mu byaha tuba umwe na Yesu Kristo. Imana ibahungisha. Muri kano kanya tugiye kwakira umuyobozi wacu wa gahunda Diane aze adufashe gusoza gahunda. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kunezerwa cyane kubw'ijambo twize. Reka aho twicaye dukomeretishe kuri n'amashyi n'ubwo atatureba, ariko byanga bikunze biramugeraho, sibyo? Imana imuhereze umugisha. Hanyuma rero ntabwo twasoza tutongeye kwibukiranya cya kibazo cyo gufata mu mutwe. Abenshi mumaze kugifata, ariko hari n'abandi batari bagifata. Reka dufatanyirize hamwe rero twongere twibukije, tugisubiremo rwose. Ujye ukivuga na mugenzi wawe niba atarakimenya, twongere nawe nibura akimenye, sibyo? Tukajya twigira kwibagirwa, tujye twigira kugira gute? Kwibuka. Imana ibahereze umugisha. Icyo cyanditswe rero kiri hehe? Kiri muri Yesaya. Dusubiremo Yesaya ibice 53 umurongo wa 4. Haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Twongere dusubiremo rimwe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Dusubiremo rimwe byonyine. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Imana ibahereze umugisha. Turashoje iteraniro ryacu ry'uyu munsi, ariko ntabwo twasoza tudashima Imana. Nk'uko twatangiye tuvuga ati Imana turagusaba kugira ngo uzubane natwe. Turashaka rero kongera kuyishimira. Tujye twiga gushima Imana uko bwije n'uko bukeye. Imana niba wayibwiye ati Imana ubane nanjye, ujye wibuka no kuyishima, tunagushimira ko wabikoze, sibyo? Tugiye gusenga Imana. Reka mbasabe twongere twifate neza, hanyuma dushimire Imana dutandukane.
Mana turagushimiye kuri Imana nziza, tugiye gushima umwanya nk'uyu, tugushimiye ko habaye natwe mu iteraniro ryacu mwami watugiriye neza, tugushimiye mwami kubw'ijambo ryawe, tugushimiye mwami kubw'amashimwe wakoze muri twebwe, turwaye icyubahiro. Akanya nk'aka mwami tugiye gutandukana dutaha cyangwa se dutandukana mu buryo nk'ubu ariko dukomeza kugendana uko bwije n'uko bukeye, turasenga kugira ngo urusheho kubana natwe, urusheho kwagura imitima yacu, urusheho kudukuza nk'abana bawe mu izina ryawe rikomeye mwami, uturinde muri iki cyumweru cyose mwami, tutongere guhura mwami turi bazima, tugushima ko wabanye natwe, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, twese tuvuge ngo amen. Imana ibahereze umugisha, ntabwo twagenda gutya gusa, reka tubasezereho namwe mudusezeraho. Goodbye, goodbye, with your hands in the air. Goodbye, goodbye.